utekereza nawe nakuzigira upfa uyu munsi kurangiza ubyumve warawereye rero nyine nari kumusengera barambwiye ngo umurya ngiye bagaza hano babarira ubyuke ndacyagukeneye babarira ubyuke ndacyagukeneye kudirane ntabwo nzamwishoboza njyenyine ntabwo nzabasha kumurera ndi njyenyine sheri ku Mana nyagasani wambabarira kukangarura uyu mugore Mana umva gusenga kwanjye Mana sheri sheri mbabarira ubyuke nukuri ndacyagukeneye kandi ngusabye imbabazi kuba ntarakubaye hafi nukuri Imana ibyumve kugukize kugarure mu buzima bwanjye mbona wihuta kandi utaramucyaye oya ndi kwihuta numva shaka kujya mu kazi kandi ndabanza guca kwa muganga kureba madame dore n'amapensi ntabwo agifunze kandi Diva nakuje kujya unyita sheri ntabwo ni sheri wawe sibyo gusa ariko ntabwo wagenda utamenya niwe nagitekeye Adeline Hari oya niwe nagitekeye ntabwo natuma ugenda utakimweye ndi gukererwa sibyo ahubwo umva uze kunkorera ikintu kimwe sibyo urabizi sister ugomba kumusimbura uze guteka uze kugemura sibyo ko sister ariko ihangane cyahiye Diva please babarera ngiye cyahiye nta minota ndakiriribuye nta minota ibiri irimo ihangane cyo ukunda guhatira ase kubera icyo utanyuma ariko mbabarire ukore ibyo bintu mubwiye utegure uze kugemura ko ngiye kwikozayo mite njya mu kazi bashigira akazi keza sawa urakoze se gusa ushoboye byose kuko atubabariye ku Mana basi twe gutureka ari kurebe dira Mana teta wambariye kuko gakanguka teta ubaye iki kuko ubaye iki indwara utarwaye kuko nibwo urwaye kwere ndabona umusore mugiye gushira Diva wiriwe amaze ati sururwaye shawa byo kwa kundi wamuseze ejo
agihinduka wapi bari kumutera imiti myinshi mu maserumu dore niyo bwe bashyizemo nta n'imiti 5 imaze dore yashizeho umuganga agiye kuza ashyira imiti ntabwo bijyanye rwose akiri ariko se Diva ko mwari muri kumwe basi byagenze gute gusa ndabizi umenye kwita hasi basi nakundi ngaho ujya nase kuje utifutse kaje kuraranga ya koko nambe wumfite kumana wambaye mugiye muri boîte de nuit sawa rero ko nahera ko agenda nanjye yarambaye konga ki okay usaze ko ngendeje rwamo kanze nigendere Wiriwe. Wiriwe. Muzute se. Sangwa nsuza. Akose biti. Subaye iki? Usuza kandi twirirwa. Ahubwo uje gukora. Rero bihora gucamo nako cyoroshye. Atanaje kumenya ukomeze. Wenda nimba mfite n'irungu ntakuraza. Irungu se ubonye hari ku mashini. Mashini isubura mu none urifuza iki kandi hafi yawe nyine gufasha umugongo nyine byagufasha bihurimo Diva ntabwo ngiye nabigusabye ariko nta kibazo ndi busy hari ibintu ndi gukora ku mashini ariko sindi kuderanje utuzi hasi uri kujyahe wa mukobwa ufite icyo kibazo wakintu ushaka kwicara icara hari undebe numpaga ugende sibyo yena kubwiye ko ndi busy okay let me go there icyo twaye what are you doing please ntabwo bikureba ibintu by'akazi nsobanura neza ese ni ngombwa akazi ni ngombwa akazi wagakora Diva urifuza iki stress ndimo urazibera naho wagasanze mu mukuru wawe ari mu bibazo ararwaye yego nyine nanjye simbyishimiye ko nawe yuko kumukunda kunkunda rero ntabwo bivuze ko ugomba kunyitwara uko ushaka sibyo kandi kumusanga mu buriri ntabwo ari byo ubusa atungutse hariya wasobanura ese kukuba hafi n'icyaha ariko njye ntabyo nagusabye sibyo ese icyo kuryamurana na mashinete Diva please wampabariye kuki ukunda guhatiriza niyo byarangiye biba byararangiye ese nzakora icyo gituma basubira konkora harya ngo wanze gupfa wigeze nawe nakuzigira upfa uyu munsi urangiza ubyumve warawereye rero muga nyine nari ndi kumusengera barambwiye ngo umurya ngira uhagaze hano uri hejuru y'umurwayi umuntu muri koma
icara aho ngaho ku muntu hejuru mu rwemeze bite nyine barambwiye ngo muri famille ngo habamo amagini gusa ubwoko wacu yaratekeraga niba mbese amagini niyo yatumye zangaha nandi kumusengera ntabwo bimenyereye ko oya yaba wari kumusengera ntabwo mwari kumuzana hano mwari kumusengera mu rugo ibyo bintu ntabwo tubyemera twebwe aha ngaha tuba tugomba kumuhereza imiti kuko muba mwatwizeye mukaza umurwayi wanyu ntabwo ibyo bintu sinzongere kubibona yego ntabwo bisongera urabusohotse ndetse ntabwo wamuvura nkaba ndaha hari ikibazo uyu ntabwo wabona aho umuganga avura umurwaza ayicaye iruhande se none se hari ikibazo se byo yatwaye oya ntabwo bikunda mu mategeko n'amabwiriza ntabwo bikunda urasohoka tukaguha umwanya wo kuzasura umurwayi ndetse uhari ngerageza ubona oya sawa muganga nta kibazo Jesus. Teta. Mwana we. Mwana muganga. Muganga we. Muganga murebe. Arakamutse. Muganga murebe. Mwana we. Muga mukuru kintu danunda uretse ubu noneho ugiye kuwusotora gatoya nese ntakize sakize sakize abiri muri process ugiye kuwusotora gato ndaguhamagara uranze wibutse gatoya wigira umuntu avuye muri kumwe ntabwo akeneye abantu bamusakuritse abagiye gatoya ndaza kukuvugisha mu kanya mugamba warangusaba serivisi ndakwinginze serivisi nzo gute mugamba warangusaba serivisi kandi mbabara mbere umwana mwiza serivisi ushaka kunsaba ni serivisi nzo gute serivisi ko tuzitangira hano ku buntu serivisi ushaka kunsaba yindi ni iyihe gutiyo tumaze iminsi tuguha mbabarira ukabyara ndakwinginze mbora ubana bose bagire yuko nubwo nakangutse nabuze uko mubwibutsa ndakwinginze muri iyo serivisi ndakwinginze bishoboka ubwo ari wowe uri nkange uri mu ibyo bintu bishoboka mu kazi gacu tuba dukora abantu bamaze igihe bakurwaje hano birirwa barira bageze amahirwe uvuye muri kumwe mubwire yuko mugamufasha ndagusabye ukirwaye kandi wabaye muzima nkubwiye situwasiyo yose uko imeze aho iwanyu mva ariko nta mwanya mfite ndakwingize mfasha mwese umubwira nabikora nkande twebwe icyo dukora hano tuzamuzana umurwayi tukamufasha agakira iyo akize bari amahirwe sinzi impamvu ushaka ko tubikora gutya warabizi ko nigeze kugufasha mbabara abanyiture warabizi neza yuko nazanye muri umunange hano akahapfira mu buryo budasobanutse mwarangiza mugahishira ibintu nka biriya muzajya agashaka kujya kubarega nkamwicisha ndakwingiza ni wowe ni wowe cyagiye wajya kugura imiti ugasanga amaze gupfa mbabarira ibyo nzababwira ariko mbabarira ndakwinginze abantu bose ko ushaka yuko abantu bose ndakubabwira yuko ubwire ko nubwo nakangutse nabuze ubwo nkubwibutsa bandinde ibintu bisakuza bandinde buri kimwe nyine bamfata nk'umuntu utibuka wibagiwe ntacyo kumaze kuba uryamye rero ariko ntabwo gafubire wankoreye nibutse ubundi ntabwo biba byemewe igise cyane ngombwa nyine usubijeho kugira ngo ese ibintu ndi gukora ubona byemewe noneho reka mbanze murebe aze muganirizeho kugira ngo bibe biri kiriya byizewe
kandi bigaragara nkaho urwaye nyine. Mbere y'uko gato ngenda harya hari ikintu nibajije, ubundi kuri icyo ushaka ko njya gukoresha kiriya kinyoma kimeze kuriya njya kubeshya bariya abavandimwe babirwaga aha ngaha, kuko icyo ushaka ko njya kuva ko wabuze ukumva urwibutso, ubundi ni iyihe mpamvu wansobanuriye ntaza kugira n'ibyo mvuga nkaba nabusanya. Bwira kandi mbwire tubikure mbere ibintu bifatika, umuntu abikore vuba, umuntu ari kwishyira muri risk. kuba nisanze muri situwasiyo umubyara wanjye tubona amaboko yabigizemo uruhare. Umubyara wawe rero ukabyara mbere y'uko ngwa hasi nkabona muri koma kuriya nkayoga ndi hari ibintu numvishe nibuka n'ibindi ndumva nshaka kwikorera iperereza ubwanjye nkaza nkamenya ko umugabo wanjye abifitemo uruhare bakaba bashaka kunyica bafatanyije. Tukangiza mfasha urimo icyo ushaka kuneka ko umugabo wawe nawe birimo ufatanyije n'umubyara wawe. Umugabo wanjye yangambanira bigeze hariya. Okay. So ntacyo. Ariko ntabwo byagenze neza nk'uko umuntu yabyifuza. Ntabwo byagenze neza dushobora kugira ikimuka utubwaho, ntabwo byagenze neza kandi umuntu yavuye muri koma. Of course avuye muri koma mu buryo bugaragara, ariko nakubeshye nta kintu na kimwe ari kwibuka, ntazi ngo ari hehe, ntazi ngo byagenze ite, nyine wumva aranga ntazi ibyo ari byo, ntazi ngo ari he. Urumva kandi umuntu umeze gutya niyo mpamvu muhamagaye kugira ngo kumva nimba icyo ngicyo ntabwo ari ikintu twajya kwicara tuvura hano, kuko umuntu yavuye muri kumwe cya mbere. Ushatse kuvuga yuko ujya kudusezerera umuntu ameze gutya nta kintu na kimwe ari kwibuka kandi ari mu buzima. Sineze turakomeza tumugumisha aha ngaha, yahaguruka yagenda, ariko ibyo ngibyo tubuze kubabwira uburyo nyine muraza kugenda mubikemura ari no mu rugo. Ni ibintu bitagoye, nko kumurinda urusaku, mukamurinda kumusakuriza, nyine mukamufata neza, nta kindi urumva nta kintu yibuka, ni ukumujyana mu rugo mukamufata neza. Ahari wenda igihe kizajya gishira ashobora kugenda yibuka, wowe mumuganiriza, umutembereza ahantu ajya agera, mumubaze gake, ashobora kubona wenda hari ibyo agiye yibuka nk'ibintu akunda gukora. Nimba ari ikintu akunda gukora ashobora kukimujyanamo, ashobora kuba yakwibuka. Nuko nyine ugenda yuza gake gake, ni ukumutembereza ahantu akundaga kujya, ibintu yakundaga, ni uko nguko. Nase byiza hari icyizere cy'uko azakira. Oya bibaho kuko ntabwo yabura wa mbere, gukiraho biba bishoboka. nta kibazo pe. Umeze neza utazi n'abantu. Kumva narashenjaguritse ahantu hose ukuntu umeze neza. Mbese wowe urinde kutari kunyibwira. Ni uko ngubwo uri buze kubwira wa mukobwa wundi mu masaha angahe Ugiye kudusezera se? turasezerera mu mujyane mu Ako se turajyana mu rugo umeze gutya? erega n'ubu yahaguruka akagenda. umeze neza nta kibazo. Yahaguruka akagenda. Mu rugo se urahibuka? Mbese urumva nawe ntagakwibuka, umva mu rugo yahibuka. Sawa reka mbwire James, Ariko umugabo we amubwiye ko adusezerera hanyuma ze tu. Mubwire muze mu mutware. Mbese njyewe ufite umugabo kandi Ubwo abagabo n'abaganga. Gusa biraza kumera neza.
rwose za capati zishyushye ku gihe nangahe si ya yandi asanzwe wese ni 200 kandi rwose hasigaye nkeya yose nguhe tungaye cyashyushye ziracyashyushye ashyiramo nka dutatu batumvaze uradufata ute ariko ngo sima buriya ngo nta mikorobe nta kibazo bitwara agacanga n'akazi kaba kayunguruye capati nangahe nanjye wikoreye kubona umusore ndimo urayitwara ute se ayitwara mu kuboko mu kuboko ariko se uzi ko capati ari z'inyamirambo ukaba waje mu kiguriro njyewe ariko capati nzi kuzikora z'inyamirambo mwagiye mubanza mugakora akazi kamwe we mada genda uragaruka amasaha y'akazi ukora ni mu nda reka mupfunyikire ukora ni mu nda mada jye zo gucuruza amasaha y'akazi rwose mumbabarire ni ukuri bosi ni uko nabona gasigaye duke ariko ntago nzongera Betty njye ntago nitwa Betty ntabwo unyibuka oya Betty ubaye ntacyo njyewe ntago nitwa Betty nitwa Uwera ubwo wibeshye ntabwo unyibuka Betty please umbabarire Betty nukuri nyibuka ndi umugabo wawe reka nkwereke basi dore ntabwo ureba aya mafoto ni ay'ubukwe reba neza yose dore Betty wabaye iki wansigiye iki Betty mbese ko ntakuzi nose barakuroze ntabwo mbizi hari umuntu waguye mu cye hari umuntu wambaye mu cye ariko ntabwo muzi mbwira byagenze gute ntumva umuntu tubana hariya yarantoraguye ku muhanda nari nagize ibibazo tujya kwa muganga nyine ibibazo gute se barakugonze yarambwiye ngo yarantoraguye mfite ibibazo nyine bankubitaguye nari ntwite n'umwana wanjye ahita apfa nuko ahita ntwara nyine uwo muntu niwe tubana hariya ntabwo wamenye umuntu wagukubise oya uwo muntu wagutoraguye ari he turabana hariya mu rugo waramuzi umuntu wagukubise ntabwo muzi Betty uhita uza tubane si ubonye ko n'umugabo wawe turabanza tujye kubwira uwo muntu twumve uwo muntu turamubwira tumuhamagara naze rwose abantu bose barakubuza Adeline yarakubuze James yarakubuze narakubuze dore inzu yacu ureba ukuntu yuzuye uyu ntabwo uyibuka nayo ntabwo uyibukanye kubereka simbizi gerageza wibuke Betty reka tubanze tujye kureba uriya mu mama tumubwire ubwo twumve ni ibibazo ko nari mfuye inzu itarangiye uziko nari ntangiye gutekereza kuba nayigurisha nkagurisha kuko numvaga ntabwo nagira imbaraga zo kuyiba mu gihe ntabwo byari kunyorohera nawe noneho hama se kuyigurisha bikagufasha iki nose kuyibamo ubwo nayibamo ntabwo nayibamo sinasinzira komeza umbwire ukuntu uzi kubyuka uri ahantu uziritse ukabona zera hejuru yawe waramushyinguye umuzimu mbese umuzimu yambaye ibintu by'abaninja b'abandi muri filime yipfutse amaso ati nkiyereke n'akandi gahungu ntazi numva umusatsi nguye baba barahondaguye mperuka bankubita ikintu mu nda mba ndahura nuko umwana wanjye yapfuye ariko zera imyaka 15 ni mike kereka iyo bamumpa
ubu deje mfite umwana. bivuze ngo ahubwo ngo niko babanaga. Niba ariko babanaga, niba ari ugufatanya gusa ntago ibyazera ntiwabimenya. Nuko nyine umwana wanjye mbamubuze gutyo n'ubwenge birangiye gutyo, uriya mu mama banyisuwera nuko nitwaga Uwera. Kuko disi nawe ntago yibukaga amazina yawe, ntago yari ayazi kutayibuka. Nta cyangombwa nari mfite, yambonyeho ngo ndi mu mufuka. Twarashatse turagushaka dutanga amatangazo. Urumva amatangazo nta kintu yakoraho ntuye Ari nitwa Betty Uwera. dushaka Betty hari Uwera. Akura mu mama yambereye umubyeyi kweli. Wewe uriya mama tugomba kugira ikintu tumukorera. Ariko Imana ishimwe ko Zera bamufunze ntarabonana nawe. Ariko ngiye numva n'ubundi najya no kumusura. Kuko na n'ubu sindiyumvisha ikintu Zera twapfaga gituma aza kunyica no kunyicira umwana. Zera namugize gute? Akantu nagashitani. Uriya mukobwa namutwaye. Ubu nutagira impuwe n'iz'uruhinja. Ese ubundi tukiri muri ayo uko numvise ngo afunganye ngo niba ari na mubyara we niba ari mwene wabo ubwo byagenze gute? Ariko mubyara we ntabwo byahariwe aribyo rwose. Ni filime zigendera. Umubyara we ngo yari umu ex wa James. James nzi? James wa Teta. Araje azanywe na Teta. Noneho James ngubona Zera, ngubona mubyara wa Zera amana we. Aje ari Teta umuzanye. Abayeho iminsi ngaho ashaka kwivugana ate. Akura mu muryango ufite umutima mubi. Akora umudayimoni bagenda. Uriya muryango urimo abazimu pe. Umuntu aragucumbikiye ugiye no kumwica. Ahubwo James nashaka rero ukuntu ahindura. Hindura amayindi sakore. Ariko ibintu byo gucumbika. Oya njye twicaranye neza namugira inama ariko. Ariko Imana ishimwe ko umugore wanjye ahari. Tugende tuve mu by'abandi tugende.